Nizere kumeze neza nitwa MC Robert of course bari kugenda nkubwira byinshi bitandukanye bigenda bivugwa hano mu myidagaduro muri showbiz. Warubize ko Christopher afite album ndetse agiye kuzenguruka ibihugu byinshi hano muri Afrika. So ni byinshi ngiye kuba ngarukaho cyane, gusa mbere yuko nkubwira byinshi bigenda bivugwa reka mbanze nkumvishe Christopher twaganire maze atubwira ibintu byinshi, atubwira indirimbo igiye gusohoka nyuma y'indirimbo nziza imaze iminsi iri trend kandi iryoheye abanyarwanda. Christopher rero yavuze yuko iyi ndirimbo nayo yayivuzeho, avuga indirimbo iri buze nyuma yayo, ndetse atubwira dushira kuri album ye agiye kuba asohora. Byose rero ngiye kubikumvisha mu kiganiro twagiranye. Ikindi kandi yanavuze ko agiye kuzenguruka ibihugu bitandukanye muri tour agiye gukora. Ese biraza kuba bimeze bite indirimbo niramuka isotse yitwa yigize ibanga ahubwo ngiye kuvuga indirimbo ya Nibido niramukiza imeze nk'iriya ko mbona uyu muhungu ari buze kuba atwika bikomeye cyane. So reka mbanze nkumvishe Christopher, gusa nkwibutse gukora subscribe, banze ukore subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bikogereho 5/5, kandi nanjye mba ndi tayari kugira ngo mumeze mbabe hafi mugende mwumva ibiri kuvugwa ku basitari banyu, ariko nanone nkwibutsa ko ugomba gukomantinga ukatugira inama bityo tukabona uburyo dukoramo story zacu ndetse n'inkuru tuba twabategurira. Ndatekereza mugenda muzumva ikindi umwanya bari uwanyu kugira ngo mukomeze muduhe inama ndetse mukore subscribe. Ushaka no kuduremera ewana you are alone kugira ngo turemere kandi tuba turi tayari kugira ngo twumve icyo ushaka ko dukora. Urashaka ko dukora iki wowe binyuze muri comment bitubwire. Reka twumve Christopher atubwire byinshi ndetse atubwire ibyo ahugiyemo byinshi mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone. Christopher, tuguha ikaze kuri radio Izuba mu kiganiro Izuba Show Music. Hanyuma amakuru y'iminsi Christopher. Amakuru yemeza amakuru yanyambaza. Yego. Twaguha ikaze kuri radio ariko by'umwariko iburasirazuba bwose twamaze kuguha ikaze ndetse n'abafana benshi baragukurikiye. Uhugiye mu biki nyuma y'indirimbo yabaye successful nziza cyane imaze iminsi iri trend bimeze bite? Mazinisi ukazi ko gukora album bifuza kumurika album zaba launch kwa 12 ntagindutse. Yego. Ikindi tukomeza kugenda nyamurika mu bihugu bitandukanye. Yamashinyi byinshi. Sone kumaze iminsi mugiyemo tugutunganya album nakakenshi fata amashusho kwekodinga audio n'amakosa yagiye atandukanye. Yamashinyi byinshi. Wamaze kumentioninga album kunizaba yitwa ese ibihugu uteganya kuzenguruka nibi? Kugeza ubu arimo ibihugu bitatu. Ikiri gukora turatari mu negotiation n'ibindi gusa ubu ni mu bigi mu no muri mu Swiss. Yeah. Izina rya album byiza bantiya kugeza ubu. Hanyuma usibye indirimbo imaze iminsi iri mu kazi, hari indi wenda waduha ugiye gutanga wenda mbere yuko urekura album? Bacane. Yego, nayo iracyaranga izina? Hari ukuntu twakuze kuri taraki. Yageraga. Kuri buri gihe gafoto kagafuza ariko sonera kubishibire. Okay. Yes, waduha na kapera ariko duha kapera abantu bumve niba ari Christopher kuko niba turi kumwe mu kiganiro. Wow. Yeah. Hanyuma Christopher, uburyo iyo ndirimbo yarebwe se wari ubyiteze ujya kuyishyira hanze? Rero nawe ukoresheje buriya iyo ugiye gusohora indirimbo ntabwo numva zitazarenga buriya zose ziragutungura. Zose ziragutungura. So rero ziriya namba
bishimishije cyane ntabwo nexpectinga numbers nyinshi ariko ibintu ariko ibintu byiza. Hanyuma tugaruke kuri muzika, ugiye gukora alubumu, ugiye ndetse no kuzenguruka ivyo bihugu. Ibyo bintu urumva bizamarira iki Christopher muri kariyeri yiwe y'umuziki nk'ibisanzwe? Icyambere ni gikomeye ni severe. Icyambere rero azira n'ukuntu ura bituma ikufito by'uhamuko. So rero ni opportunité yo kuririmba kuri kuririmba we performance way opportunité yo kwerekana iyo kuririmbana yego tugana ku musozo se niki wabwira abakunzi bawe Burasirazuba nubwo n'ahandi henshi bagumba ariko especially Burasirazuba benshi niki babwire? Abakunzi banjye rero nayo ko bankunda nasanze ari kunkunda ntabwo ari bibi yego ko ngiye kuvuga ko barenga ahubwo ni kumarara yego no wamara igihe cyane kuri comeback nari maze ahari nari nasinzi ko twasohoka kenshi cyane kugera ku muteko nari bimwe gusa bikora yatabirana nari kuisha abakunda cyane abakunda cyane unashobora umuntu umwe byakabaye byiza ko I'm very thankful ko imana my fantasy tutaragushimira hari igitaramo uteganya byibura kugira ngo usurutse abanyengoma? ndacyabirimo tuzareba Topfa reka tugushimire cyane kandi kuba uduhaye umwanya wawe cyane.